inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nibisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tuba dufite amakuru menshi agiye atandukanye. Kuri uyu munsi turaza kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivuga mu ikipe ya Rayon Sport, bakomeje kugenda ihabya abakeba cyangwa se itera ubwoba abakeba. Ni byinshi cyane tuvuga ku ikipe ya Rayon Sport, turaza kuvuga kuri gahunda ya Musa Kamara i Kigali. Si ibyo gusa ariko turaza kurebera hamwe Rayon Sport gahunda yayifite kuri ubu ngubu. Imyitozo irarimbanyije mu Nzove ngaho biteguye kunyagira Rutsiro bakayikubita umuba w'ibitego. Turakomeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport cyangwa se Isaru ry'Inyanza. Rayon Sport, Isaru ry'Inyanza. Ndigipakirangirira rwanjye no gutsinda. Nitwa Gikundiro cya Reka twibutse wowe utaragura itike y'umukino ko kugura itike y'umukino ari ugukanda akanyenyeri 939 ubundi ukagura itike y'umukino. Umukino w'ejo rero kwinjira bizaba ari 2,000, 5,000, 10,010 n'ibihumbi 20. Iyi match rero ni njyana muntu mukunzi wese wa Rayon Sport ahari hose rwose ubifitiye ubushobozi. Gucikwa n'iyi match izaba ku isaha 12:30 no kunyagwa zigahera, dore ko ari amasaha meza abakunzi ba Rayon Sport bamaze kugenda bamenyera ko stade baba bagomba kuyipfuka kuri aya masaha. Byumvikane ko ariko ku bantu bava mu ntara rwose ntago biba byoroshye kuza ukareba match ya 12:30 iri burangire hafi 2:30 gutyo ugayongera ugatega ugataha. Ariko kandi abari mu nyengero za Kigali rwose ni ibintu byoroshye cyane, bashaka kuza bakirebera match ubundi bakitahira banezerewe, kubera ko nta kabuza ngo ikipe ya Rayon Sport yahize igomba kunyagira Rutsiro. Ruhagoye mu ruhango bayiharaze. Tubwire wowe ushaka kuba muri groupe nziza cyane, groupe rwose iba abakunzi ba Rayon Sport, groupe baganira ku bya Rayon Sport mu bwubahane, buri wese ubaha igitekerezo cya mugenzi we. Na hindi groupe wabona itari iyitwa Gikundiro Yacu. Ushaka kuba muri Gikundiro Yacu rero watwandikira kuri 0788 47 65 91. Ushobora kuduha igitekerezo kandi unyuze muri comment ukatwandikira, ubundi natwe tukajya tugusubiza, cyangwa se ukaduha n'igitekerezo unyuze kuri iyo nimero twaguhaye yacu dukoresha kuri WhatsApp ya 0788 47 65 91. Reka kandi dushimira abantu bakomeza kugenda twega ko turi kumwe 5 kuri 5. Uwitwa Iyakaremye Emmanuel, mwese rwose komeza kugenda mugira ibihe byiza, turabashimira rwose. Ibitekerezo byanyu ni nyamibwa cyase ni ingenzi, n'abandi bagiye batandukanye nka Bukeye Jean Ndamour, mwese mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Ikishaka Vedasti Musungu Noah, mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Nshimiye n'uwitwa Uwizeye Jean Bosco, Isaac Nibizi, Emerance kuri Great Media, n'abandi mwese mukomeze kugenda mutwega ko turi kumwe 5 kuri 5. Mwese Imana ikomeze kugenda ibareba icyoroshye. Iyi ni Rayon Yacu TV, ngende Modric. Reka tugaruke mu kanya rero turebera hamwe amakuru yose akomeje kugenda avugwa muri ikipe yacu ya Rayon Sport mu kiganiro Rayon Yacu Updates. Imana irakiza, tuyishimire duhese umugana mfura. Urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Ijoro ryo kuwa gatatu nibwo ikipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza ko yasinyishije rutahizamu wahoze akina muri ikipe ya Rayon Sport, wari umaze imyaka igera kuri 5 avuye muri ikipe ya Rayon Sport, akaba ari rutahizamu Musa Kamara. Uyu nguyu akaba yongeye kugaruka muri iyi kipe ya Rayon Sport cyangwa se Isaru ry'Inyanza. Musa Kamara ni rutahizamu ukina ku 9. Ubu ngubu bivuga ko rero we na mugenzi we n'ubundi w'umunyamari Abakar Traore bagomba kwishakamo umwe uzajya ubanzamo. Ahangaha rwose abenshi batangiye kugenda batekereza ko witwa Musa Kamara niba akiri kuri za forme yahozeho ari mu ikipe ya Rayon Sport, nta kabuza ko ari ushobora kujya abanza kw'icyenda ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi mu gihe agaragaza ko urwego rwe ruri hasi, ashobora kuzaza habanza uwitwa Abakar Traore. Bavuga yuko aba bagabo bombi banafitanye isano ndetse ngo n'ubushuti bwihariye. Aba rero akaba ari abanyemari bombi. Ikipe ya Rayon Sport rero
kuva yasinyisha Musa Kamara yahise igira gutya itifunga isoko cyangwa se itifunga imiryango kuko abo yashakaga yari maze kubabona. Rutahizamu yari mubonye kuko yari maze no gusinyisha umuzamu ekipe ya Rayon Sport, kandi yari yamaze no gusinyisha Traoré kuko nawe yasinyiye muri iryo joro ryo kuwa gatatu. Ni ikipe ya Rayon Sport yo kuri ubu ngubu ikomeje imyitozo ikomeye cyane mu Nzove, aho ikipe ya Rayon Sport yahize ngo igomba gutsinda kandi igatsinda byinshi nk'uko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ibigarukaho. Abitabira imyitozo mu Nzove bakomeza kugenda babibona uburyo ikipe ya Rayon Sport iba yakaniye imyitozo rwose yitegura ikipe ya Rutsiro. Wagira ngo ni Champions League bari kwitegura, wagira ngo rwose bari kwitegura nk'uko biteguraga Mamelodi shampiyona bayikaniye ngo nta kujenjeka. Kuva ku mukino wa mbere kugera ku mukino wa nyuma bagomba gutsinda kandi batsinda ibitego byinshi. mbesuraho mugema nakazi ni ibikomeza kugenda bigaragarira rero buri umwe uburyo ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yitegura rwose, yiteguye nk'ikipe ifite gahunda. Ni ikipe rwose yiteguye ku buryo budasanzwe, yewe ngo abakeba batangiye kugenda bagira ubwoba nyuma y'ikipe ya APRFC iguriye cyangwa se nyuma y'ikipe ya APRFC yerekanye abakinnyi bayo. Umuyobozi w'ikirenga w'ikipe ya APRFC cyangwa se umuyobozi wayo wa APRFC yagize gutya atangaza ko rwose ngo ari ikipe hano mu Rwanda ikunda kwirukana abatoza, atariko kandi ati byakwanga byakunda nawe yaraguze indi mutoza imugura mu ikipe imwe hano mu Rwanda, atariko nta kabuza ko n'ubundi uyu mutoza rwose mu mezi abiri azaba yamaze kwirukanwa nk'uko bakomeza kugenda bitangaza. Rero abenshi bahise bumva ko ari ikipe ya Rayon Sport avuze. Ahangaha rero bibajijwe umutoza Haringingo Francis Christian yaravuze ati rwose nta gushidikanya iyi yo tuzayitsinda arere tour. Haringingo Francis Christian ati rwose inayitsinze ni muri Kiyovu Sport, ntigeze mbasha imbaraga zayo narazibonye rwose, iyi ngiyi ngomba kuyitsinda arere tour. Nta kabuza k'ikipe ya APRFC rwose igomba kuzatsindwa n'ikipe ya Rayon Sport nk'uko uyu mutoza Haringingo Francis Christian bivuga ati tuzatwara igikombe, atariko si ugutwara igikombe gusa, tuzatsinda APRFC arere tour. Ni ibintu bitoroshye cyane rero kuba kiba ba APRFC cyangwa se ku bakunzi b'ikipe ya APRFC cyane cyane rwose bo muri iyi minsi basa nkaho batanishima ikipe yabo kubera uburyo ikipe yabo ikomeje kugenda ngo ibafata, aho bamwe batangiye kugenda batebya bavuga bati wabona n'amacu bafite rwose kuri uyu munsi nabo bayikiniye mu bwihisho. Ibikomeza kugenda bigaruka n'abakunzi b'umupira w'amaguru ugiye atandukanye rero bari komeza kugenda batebya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bati ni ikipe ya APRFC turi kubona ibintu byayo byose iri kubikorera mu ibanga, nishaka kwereka abakunzi bayo abakinnyi bayo uburyo bahagaze. Ati rero wajya kubona ukabona rwose n'iyi match rwose barabwira ati nta bafana dushaka kuri iyi match ngaho nguko rero. Ariko icyo twabwira two reka twigarukiye ku ikipe yacu ya Rayon Sport ikomeje imyiteguro ikomeye cyane, akaba ari ikipe ya Rayon Sport imeze neza impande zose. Abenshi batangiye kugenda babona ko uwitwara Haringingo Francis Christian ariho rwose abenshi bakomeje kugenda bamupimira bati ikipe afite itandukanye cyane n'ikipe ya Kiyovu Sport yari afite. Ati kuko afite ikipe y'abakinnyi bakomeye kuri buri mwanya, ati kandi afite abastari bakomeye kuri buri mwanya. N'ikipe ya Rayon Sport ifite abanyamahanga 8. Abenshi batangiye kugenda bibaza ese muri abanyamahanga ni bande bazabanzamo. kanombe twibire mu birere. Ifite umuzamu w'umunyamahanga, uyu nguyu akaba ari Kabwil Ramadan. Uyu nguyu akaba ari umunyamahanga mu gihe kandi ifite ba nimero 6 b'abanyamahanga uwitwa Osaruwe, ndetse ikagira na nimero 8 w'umunyamahanga. Uyu nguyu akaba ari Mbezi Eric. Ahangara ikipe ya Rayon Sport bikakomeje kugenda byibazwa uzaza abanzamo hagati y'abangaba mu kibuga hagati, dore ko muri iki kibuga hagati hagomba kujya abanzamo n'umunyarwanda umwe hagati ya Ndekwe Felix ndetse na Blaise Nishimwe. Umwe agomba kujya abanza hano muri iki kibuga hano hagati. Abenshi bati ni uwo uzakina hagati ya Mbezi na Osaruwe, ariko abandi bati ni urucabana. Ni mu gihe abandi kandi ngo babona yuko abangaba bashobora kuzajya babanzanyamo mu gikipe ya Rayon Sport ngo yakinisha abanyarwanda 6. Ahangaha bavuga ko abanyarwanda 4 by'umwihariko baba ari abadefenseri, mu gihe kandi babona yuko undi munyarwanda ashobora kujya anyuzwa ku ruhande. Uyu nguyu bakomeje kugenda bavuga ko yanyuzwa ku ruhande ni uwitwa Arsene, ngo uyu nguyu yageca kuri 7 maze uwitwa Paul Wele akicara, nk'uko benshi bakomeza kugenda bigarukaho. Rero bati rwose ahangaha bizaba bikomeye cyane, ariko ahangaha igihe ikipe ya Rayon Sport yafata icyemezo cyo gukinisha uyu Mbirizi ndetse na Osaruwe, byumvikane ko byanze bikunze mwiza muri ikipe ya Rayon Sport hagomba kubanzamo umunyarwanda. Mu gihe mu izamu rya Rayon Sport habanzamo umunyamahanga, byumvikane ko uwitwa Osaruwe cyangwa Mbirizi umwe muri bo agomba kwicara, kubera ko ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze umukinnyi bita Esombe Onana uyu nguyu afite umwanya uhoraho muri iyi kipe ya Rayon Sport. Wajya kuri atake rero umwataka umwe byibuze nimero 9, uyu nawe afite umwanya umwe. Byumvikane ko rero ahazaba hasigaye ni mu kibuga hagati, aho ikipe ya Rayon Sport n'ubundi isabwa gukinisha abanyamahanga 5. Rutsinda gatsindagira imidari.
ni byinshi bikomeza kugenda bigaruka kuri ikipe ya Rayon Sport. Rero abenshi bemeza ko ari ikipe izaba icanganye cyane cyane ku mutoza rwose hari ngo Francis Christian ufite abanyamahanga 8 rwose bose bemeza yuko baryana, ukuyemo Musa Esen ngo we wamaze kwiyakira ko agomba kurya gatebe, abandi bose bariyumvisha ko ari abasiniya bagomba kubanza muri ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko abanyamahanga 7 bose ikipe ya Rayon Sport ifite ngo nta n'umwe ushaka kwicara, bose bari kwiyumva nk'abasiniya bati rwose twese tugomba gukina. Ahangaha rero umutoza hari ngo Francis Christian ni hafitiye akazi. Uzimenyera kawunga Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport iri mu myiteguro ikomeye cyane yo kuba yakina n'ikipe ya Rutsiro. N'ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 4 bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ahangaha kandi akaba ari umukinnyi wahoze akinira abarundi bakiri bato Ndizeye Samuel, aho benshi batangiye kugenda batekereza ko wenda ashobora kuzabura ibyangombwa ku munota wa nyuma nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku bandi barundi nka Kiza Hussein n'abandi bagiye batandukanye. Ati rero birashoboka ko rwose ati Imana idufashe uyu Ndizeye Samuel azabona ibyangombwa akinire ikipe y'igihugu Amavubi. Siwe gusa ariko hamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi ko myugariro wundi rwatubye Abdul Kimoto, uyu nawe yahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri ubu ngubu Kimoto nawe n'umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bari muri national team. Uyu nguyu rero ngo nta gushidikanya abakunzi wa Rayon Sport aho batangiye kugenda batekereza ko wenda Kimoto ashobora kuba ari muzima cyangwa se atangiye kujya yumva ko yaba ari muzima. Abenshi bati rwose ahashobora kuzifashishwa cyangwa se wenda akaba ari kumenyerezwa kubera ko u Rwanda rwitegura ko wenda rushobora kuzakina imikino ya nyuma ya CHAN. Usenga Imana Sabo gusa ariko n'ikipe ya Rayon Sport witwa Nishimwe Blaise nawe n'umwe mu bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse na myugariro wageze mu ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Bugesera akaba yahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi ariko bwa mbere. Uyu ni witwa Ganijuru Elia wakomeje kugenda yitwara neza muri match za gishuti. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikina yitegura imikino ya shampiyona. Uyu rero Ganijuru Elia nyuma yo gusinya ikipe ya Rayon Sport yase akandagira mu ikipe y'igihugu Amavubi ariko bwa mbere. amarushanwa menshi nubwo wakomeje kugenda atungurana ari Ndekwe Felix utarahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko byumvikane ko abandi bakinnyi 4 abo bose rwose bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi. N'ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje imyiteguro ikomeye cyane. N'ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura Rutsiro, ariko kandi benshi batangiye kugenda batekereza 11 bashobora kuzabanzamo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Rutsiro. Ibitwa Tegekimana Bonheur nakabuza niwe uzaba uri mu izamu ikipe ya Rayon Sport, mu gihe kandi wa myugariro Ndizeye Samuel ndetse n'uyu Mitima Isaac abakaba ari bazaba bari mu mutima wa defense ku ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe kuri 6 kandi azaba hari Mbirizi Eric, mu gihe kandi kuri 7 nkuko bisanzwe rwose azaba hari witwa Paul Wele. Ni mu gihe kandi ku 8 w'ikipe ya Rayon Sport azaba hari witwa Osaruwe, uruhande rumwe rucaho Onana. Ekipe ya Rayon Sport kandi ubwo izaba ifite Ndekwe Felix ku 10 ari gukina inyuma y'umwataka cyangwa se ari gukina inyuma ya Abubakar Traore. Ngabo 11 bashobora kubanzamo ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba iri gukina n'ikipe ya Rutsiro. Nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa ikipe ya Rayon Sport mu myitozo ikomeje kugenda ikora, biragaragara ko rwose witwa Paul Were nawe agifite umwanya muri ikipe ya Rayon Sport, nubwo benshi bari batangiye kugenda baha umwanya uyu mukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo w'umunyarwanda Arsene. Ni kandi kuri 3 nk'ibisanzwe ari Ganijuru, ni mu gihe kuri 2 uwitwa Mucyo Junior ari ufite amahirwe menshi yo kujya abanzamo muri ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gusimbura Felicien agakomeza kugenda yitwara neza kumurusha. Uyu mwana rero wavuye mu kipe ya Bugesera niwe ufite amahirwe menshi yo gukina 2. Byumvikane ko nimero 2 yavuye muri Bugesera, nimero 3 nawe ava muri Bugesera, ni mu gihe kandi nimero 8 nawe yavuye muri Bugesera. Ekipe ya Bugesera umwaka ushize ifitemo abakinnyi 3 babanzamo muri ikipe ya Rayon Sport. Ombe ngarambi uragwa butugomezira urutieri ali yewe rukarwa mayeri. Abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino mu gihugu nabo babukereye bati rwose itike tugomba kuyigura dukoresha akanyenyeri 939 ubundi rwose tugatangira kugenda twitabira uyu mukino, dore ko abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino bakaniye ko bagomba kuzaba inyuma y'ikipe yabo kugeza itwaye igikombe cya shampiyona kuva ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma. Ati yewe no mu ntara no muri za ntabire hose tuzayiherekeza, ati kandi byanze bikunze igikombe cya shampiyona tugomba kuzagitwara. Abona abakunzi ba Rayon Sport rero bakaniye hirya no hino mu gihugu aho bumva ko rwose byanze bikunze ekipe ya
Rayon Sport igomba gutwara igikombe cya shampiyona, ariko kandi nk'uko babizi imbaraga zabo cyangwa se imbaraga z'ikipe ya Rayon Sport ni abafana bayo. Rero abashikunzi ba Rayon Sport aho bari hirya no hino mu gihugu, muhaguruke dushyigikire ekipe yacu ya Rayon Sport, turebe ko yakwegukana igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro, tukongera tugasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika. Iyi ni Rayon Yacu TV, njye ndi Modric, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao. yakesha uti ntibahusha